na byiza ko babimenya kubera ko biri mu bizabafasha kwita kuri bashiki babo ndetse no kwita ku bagore babo. Rero umuntu ashobora kugira ama infection igihe atakoze isuku ihagije mu gihe cy'imihango. Infection ushobora kugira ziri mu buryo butandukanye, hari zishobora guterwa n'amabacteri. Nuvuga ngo aya mabacteri uzasanga amabacteri mabi yakuze cyane mu gihe harimo ububere bwinshi cyane imyanya ndangagitsina ye, cyangwa se ugasanga wenda kuba hari ibintu biri navuga ngo bidasanzwe biri kugenda biva mu mubiri we bisohoka hanze, bikagenda bikamara igihe kinini cyane muri iyo nzira, bizatuma n'ubundi ya mabacteri agira navuga ngo akura cyane, kandi ya mabacteri tuzi ko ari mabi usanga niyo ateye ibibazo by'ama infection. Hari n'ibindi twita rero ama infection urinaire. Nuvuga ngo hari amabacteri ashobora guturuka inyuma. Nuvuga ngo aturutse mu myanya imyanda icamo isohoka mu mubiri w'umuntu. Ya mabacteri rero uko azaturuka inyuma ashobora kuzamuka biroroshye cyane. Izo nzira ebyiri ziregeranye cyane. Hari aho umuntu yihagarikira naho umuntu akorera imibonano mpuzabitsina haregeranye cyane. Yego, haregeranye cyane. Ni ukuvuga ngo rero kuba amabacteri yava aho umuntu yihagarikira, aho umuntu yava hahandi umuntu asorera imyanda, handi yitumira zikazamuka zikajya handi umuntu yihagarikira, bizatuma wa muntu agira ama infection urinaire. Ari byo bikunze kugira usanga abadamu benshi cyangwa se abakobwa benshi batagira isuku bagira. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ni ibindi bintu umuntu azagira mu gihe atakoze isuku mu gihe cy'imihango, kubera ko hari uburyo hazabaho guhura. Ikindi wenda navugaho ni uko umuntu ashobora kugira navuga kugira utuntu tw'uduheri dutandukanye hafi y'imyanya y'ibanga igihe atakoze iyo suku neza. Hari ikindi kintu usanga gitera inkeke ku badamu n'abakobwa, umuntu uzasanga afite impumuro mbi iturutse mu myanya y'ibanga ye. Icyo gihe uzasanga afite ipfunwe ryo kujya muri sosiyete ahamuzengurutse cyangwa se guhura na bagenzi be kubera ya mpumuro mbi itandukanye. Ndetse kandi ushobora gusanga byarinze no kuba infection ziri urinaire cyangwa se zo mu myanya ndangagitsina, ugasanga infection zizamutse zigeze no mu myanya mu nzira zicamo amaraso, infection zikwiriye umubiri wose n'ahandi hatandukanye. Rero urumva ko rero ibibazo byo kudakora isuku neza mu gihe cy'imihango bishobora kuvamo ibibazo byinshi byakangiza ubuzima bw'umuntu. Kuri ngira ngo duha amakuru meza cyane kandi y'ingenzi ku muntu wese udukurikiye. Uri kumva ko nshuti mukobwa, muvandimwe, mudamu, ni ngombwa kwiyitaho cyane cyane mu gihe uri mu mihango. Reka twavuze uko umuntu yiyitaho, noneho biriya bikoresha akoresha, ndagira ngo tubwire ese ni gute umuntu ntehe bishyirwa, cyane cyane ko rimwe na rimwe hari igihe ubisanga mu bwiherero rusange, cyangwa se urabona nk'ubu twatembereye hano muri agashyamba keza ukabisanga ahantu hatandukanye. Wabihuza ute no kwita ku bidukikije ndetse ubijyanishe n'icyo cyo kubishyira ahabugenewe? Bibikwa he, bishyirwa he? Murakoze cyane. Twagiye tuvuga ibintu bitandukanye umuntu akoresha. Ubwo tugiye kwibanda kuri bya bindi noneho umuntu ashobora gukoresha ariko bigakoresha inshuro imwe. Ni ukuvuga ngo rero hari ahantu haba harabugenewe. Hari navuga amapuberi cyangwa barabizi aba yaragenewe gushyirwamo ibyo bintu ahantu hatandukanye. Rero iyo yashyizemo aho ngaho hari puberi zagenewe gushyirwamo kotegisi. Yego, ndabisobanura. Ni ukuvuga ngo mu gihe ubishyizemo aho ngaho birinda ko ya myanda cyangwa se yama microbe azagenda akwirakwira hirya no hino hatandukanye. Iyo rero bigiyemo aho ngaho ababishinzwe baraza bakabifata bakabihuza hamwe bakabitwika. Iyo bitwitse kubera ko bya bindi usanga kenshi na kenshi ubishyira mu butaka ntibibe byabora, ugasanga ni ibintu biguma aho ngaho. Urumva ko ugiye gukwirakwiza icyo nakwita microbe. Ni ukuvuga ngo rero
ugomba kubishyira ahabugenewe hehe muri puberi zigomba kujugunywamo izo kotegisi. Ikindi niba utabashije kubona iyo puberi gerageza gukoresha ubwiherero, ariko ubwiherero bumeze gute, bwa bundi bw'umwobo, ku buryo uyijugunyamo ku buryo nta hantu izahurira n'amasazi ngo abe yavanaho mikorobe, usange yirukanye ku masahani mu kanya, usange umwana arariye abe yarwaye. Ubwo urumva ko cyane cyane ku badamu bari mu rugo ni byiza ko igihe izo kotegisi umaze kwikoresha yivane hafi yawe, ahubwo uyishyire muri iyo puberi, noneho nyuma y'igihe izatwikwe. Yego. Urakoze cyane Prince, ngira ngo muri kumva ko ni byiza cyane kugira isuku, ariko n'ibyo bikoresho twakoresheje bigashyirwa ahantu habugenewe ku buryo hataza kwangiza ibidukikije cyangwa se akangiza n'izo toilette zindi ziri ancienne, reka tuvuge gutyo. Ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, abantu benshi bakunda kugira ikibazo kigendanye n'umuco, kuvuga ku mihango. Uyu munsi twagize amahirwe no turi kubiganiraho, uri umusore, abakobwa ntibayivugaho, abadamu ntibayivugaho, ndetse n'abasore muri rusange kwivuga ku mihango. Ese ni iyihe nama cyangwa se ni ubuhe buvugizi wakora ku buryo ki muri sosiyete abantu babasha kumva neza ibigendanye n'imihango ndetse n'ubuzima bwiza, cyane cyane mu bigendanye n'uku kwezi kose k'umugore turuganiraho? Ikindi uze no gutanga inama ku bantu, ku bakobwa bagiye gutangira imihango yabo bacyumva iki kiganiro, bitegura kubona imihango. Yego. Murakoze cyane. Ku cyambere nibyo koko imihango abantu usanga bakunda kumva ko ari ikintu, ari ibintu bibi, ari ibintu bidakwiye kuvugika, nyine ukumva ko abifata mu bundi buryo. Yego. Imihango ni ikintu gisanzwe. Yego. Ni ukuvuga ngo uko uzi ko uhumeka bigakunda, udahumetse wapfa. Yego. N'imihango ni ibintu ugomba kugira, utagize imihango wapfa. Okay. Utagize imihango wapfa. None se utagize imihango, utagize imihango ntabwo n'ubundi umubiri wawe uzaba ufite capability yo kuba wakwakira ryagi ryakozwe. Okay. Urumva ko umwana naramuka aje ntabwo azakura. Azakura muri nyababyeyi yawe, ariko usange arateza ibindi bibazo, ntabwo yabonye bya bindi bimuhereza amaraso, ntiyabonye uko arya. Urumva ko azabaho izindi complication zizatuma umuntu byarangira ahubwo napfuye. Ni ukuvuga ngo rero imihango abantu badukurikiye bamenye ko ari ikintu gisanzwe. Ni ukuvuga ngo ni ubuzima, nk'uko umuntu arya kugira ngo abeho, niko n'ubundi imihango ikorwa kugira ngo habeho ubundi buzima, ndetse kandi iramutse idakozwe haba harimo ikibazo. Ahubwo ntarakomeza umuntu udukurikira naramuka abonye ko atari kubona imihango, ari umukobwa ageze mu gihe cy'imyaka hagati y'imyaka 8 na 14 byibura, 10 na 15. Ni ukuvuga ngo iyo myaka nayisoza atarabona imihango, azagikurira muganga kugira ngo barebe niba hari ikibazo afite. Bo icyo nabwira abadukurikiye rero, yaba ari abahungu, abakobwa bakiri batoya, cyane cyane abahungu, abagabo, bumva ko imihango ari ikintu kimwe, ndimumve ko imihango ari ikintu gisanzwe. Ikindi wenda gikwiye kongerwa nuko kongera amahugurwa cyangwa kwigisha ibijyanye n'imihango, kugira ngo abantu babyumve, bumve ko ari ibintu bisanzwe, kandi bumve ko hari ikintu bakwiye gukora kugira ngo cya gihe cy'imihango kibashe kubaho, ariko kinarangire neza nta makomplikasiyo ajemo. Ni ukuvuga ngo umuntu abashe kwirinda ibibazo byose. Ikindi kintu gikunda kuba ikibazo, hari ibikoresho bikeya byo kwita ku isoko, bikeya mu buhe buryo. Bishobora kuba ari bike mu gihugu cyangwa se wenda muri sosiyete, ariko nanone biranahenze, kubibona biragoye. Wenda ari nk'ubuvugizi nakora, wenda niba ubuyobozi bwo hejuru buzatwumva, twasaba byibura ko habeho kugabanya ibiciro by'amakotegisi. Kotegisi abakobwa bakoresha byibura ibiciro
za nkunganire ziboneka mu bindi bikorwa bitandukanye bigirira abaturage akamaro zinabarike muri Cotex kugira ngo ibiciro byazo bigabanuke, umukobwa abashe kwa fodinga Cotex. Kandi nkuko burya mu bigo by'amashuri za kaminuza batanga udukingirizo badusangira ubuntu, nibanatanga Cotex bazishyiremo ari iz'ubuntu. Nibyo wenda navuga, kandi muri ibyo biganiro habe harimo abahungu n'abagabo kugira ngo bashe kumva neza ibijyanye n'imihango. Rero icyo nk'inama natanga ngira abakobwa batarabona imihango cyangwa se wenda n'abari kuyibona, nabona imihango ntiyumve ko ari ikintu kibi. Imihango imihango nta kibazo rwose, imihango ni ibimuturutsemo, ntago biba biri, ntago ari ikintu kiba, ahubwo nagerageza gukora isuku ihagije kugira ngo atazagira byabazo twagiye tubona bitandukanye. Ikindi kandi narebe ibyo akeneye, niba akeneye ibikoresho by'isuku, niba aribyo bitamugiraho ingaruka aba aribyo akoresha, cyangwa se niba abona bimugiraho ingaruka nagerageza ibindi bikoresho, kubera ko hari uburyo bwinshi butandukanye wakoresha kugira ngo ugire isuku mu gihe cy'imihango. Kandi mu gihe ugiye kujugunya bya bindi wakoresheje, gerageza urebe ko aho bijugunye ariho. Niba wenda ari muri environnement, gerageza urebe niba aho bijugunye ariho bikwiriye kujugunya. Ndumva wenda ari ibyo navugaho. Ntibagiye ko urumva ko turabaganga nibyo, ntibagiye ko mu gihe ubonye hari ibintu bidasanzwe bikukubaho, wenda ugize imihango imara igihe kirekire cyane, cyangwa se wenda uri kubabara cyane mu gihe cy'imihango, gerageza wegere umuganga kugira ngo abe yagusobanurira anagufashe biruseho. Prince, urakoze cyane. Ngira ngo umuntu wese uza kuri iki kiganiro ndetse uracyumva yagize amahirwe yo kumva neza uko imihango icyo ari cyo, kumenya n'isuku nkenerwa yagira mu mihango. Usoza mu magambo make, intoro eshatu zadufasha kumva neza, zabwira umuntu wese adukurikiye icyo yasigarana ku bigendanye n'isuku yo mu mihango. Murakoze cyane. Wenda icyo nabwira abadukurikiye, nk'inama natanga cyane cyane ku bakobwa, kwita ku isuku yawe mu gihe cy'imihango ni urugendo. Gerageza urwo rugendo urugendemo neza. Koresha ibikoresho bitandukanye bitakugiraho ingaruka mu gihe uri muri iyo suku. Gerageza kwita kuri environnement igukikije, ndetse kandi mu gihe ubonye ko hari ibitandukanye n'ibyo usanzwe ubona cyangwa se byakomeye, egera umuganga agufashe, agusobanurire, ndetse kandi igihe hari ubuvuzi bukenewe abe yakuvura kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse kandi ubuzima bwirinda ingaruka ziturutse kutagira isuku yaje mu mihango. So Prince, turagushimiye cyane, wakoze kuza kutuganiriza, wakoze kuza kuganiriza urubyiruko ndetse n'abandi bose baduteze amatwi. Ribaza twese twamaze gusobanukirwa n'isuku ikeneye yo mihango. Ni byiza ko ugira isuku, nibura ugakaraba 2 ku munsi cyangwa se byagukundira 3, ugahindura imyambaro y'isuku ukoresha mu gihe cy'imihango nibura hagati y'amasaha 4 n'5, ariko nanone bigendera ku ingano y'amaraso uva. Ikindi ugomba guhitamo uburyo bwiza bukubereye uzajya ukoresha bw'ibikoresho by'isuku ukoresha. Ntukibagirwe na rimwe kumenya aho ibyo bikoresho ubibika cyangwa se ubishyira, kugira ngo nyuma yo kwisukura tutajya kwanduza n'abandi. Ni byiza kubishyira muri pubere zabugenewe. Turagushimiye cyane. Ugiye wakunze ikiganiro, ni kwa kundi ujya hasi ugakora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tukugeraho bizajye bikugeraho. Niba hari ikibazo wagize ugashyiramo comment cyangwa se inyunganizi icyo watwunganira, ndetse ugakunda cyangwa se ukarayika ikiganiro, byaba byiza. Turagusaba ko wagisharinga n'abandi, wumvishe ko yavuze ko hari ubuvugizi ugomba gukorwa, ko nibura Cotex zagera ku bantu bose nta kiguzi, nk'uko n'ibindi bikorwa bifasha mu zindi serivisi nk'udukingirizo bigera ku bantu nta kiguzi. Byaba ari byiza rero ubigejeje ahantu hose kugira ngo aya makuru azamenyekane. Turagushimiye, turagukunda cyane inshuti yacu. Ciao ciao Prince, wakoze. Nakoze cyane Benjamin.